Showbiz News Rwanda. Nyuma y'iminsi bicicikana ku mbuga nkoranyambaga ko Muyoboke Alex yaryamanye na Dj Flixx ubwo bari bagiye mu gitaramo cya The Ben muri Uganda, yahakanye amakuru avuga ko ibyo bitashoboka ku mwana abyaye. Aya makuru yatangiye kuvugwa nyuma y'igitaramo cya The Ben yakorewe muri Uganda, aho Dj Flixx ari umwe mu bacurangiye umuhanzi muri ibyo bitaramo. Ibyo rero byavuzwe nyuma y'uko uyu nguyu Dj Flixx acurangiye muri iki gitaramo. Bivugwa y'uko rero kugira ngo ahabwe amahirwe yo gucurangira muri iki gitaramo ari uko yaryamanye na Muyoboke maze agahabwa amahirwe. Tubwiye igitekerezo cyawe muri comment ese koko uri ko ningi bishoboka ko Muyoboke yaba yarandavuriye kuri aka kana kugira ngo agacurangishe mahariya cyangwa se agakazi bakaba bararyamanye. Tubwiye igitekerezo cyawe muri comment ko ubibona mu mboni z'amaso yawe. Ku rundi ruhande kandi Coach Gael yishimira miliyoni 40 z'abumvisha album ya Bruce Melodie mu mezi anashize, akaba yabaye nk'uwishongora kubigeze kumushinja kwica umuziki mu gihe yinjiraga mu byo gufasha abahanzi. Abinyujije ku mbuga ze nkoranyambaga ze, Coach Gael yagize ati twaje kwica umuziki. Ni amagambo yaraherekeje ifoto igaragaza ko Bruce Melodie yuje miliyoni 40 z'abarebye indirimbo ye ku mbuga nkoranyambaga zose. Nanone kandi mu yandi makuru, abahanzi nyarwanda barimo Christopher Marinake n'Isoro bagiye guhura n'ibyamamare byo muri Uganda mu gitaramo gikomeye cy'iserukiramuco ryiswe Uganda Rwanda Music Festival riteganijwe kuba kuwa gatandatu tariki ya 26 Nyakanga 2025 ahitwa Rugogo Cricket Over i Kampala. Ni igitaramo nyine kizakorwa n'abanyarwanda uko ari batatu, bakazahuramo n'abandi bo muri Uganda benshi bagiye batandukanye. Amakuru ndaje yose tuyarambure, ariko uze gusiga igitekerezo cyawe muri comment. Witwa nde, udukurikirereye, ukore subscribe. Njye nitwa Flixx, utazayicikwa umunsi ku munsi. Welcome to Showbiz News Rwanda. Reka dutangirana n'uyu Muyoboke rero. Muyoboke baramushinja kuryamana na Dj Flixx. Dj Flixx ni umudj uri mu bagezweho kabisa, ariko nanone akaba ari gushinjwa uburaya. Muyoboke we yagaragaje yuko aya makuru ari kuvugwa ari ibihuha. Atangira avuga ati rimwe na rimwe abantu bajye bagira kubahana. Flixx mu bya inshuro nyinshi cyane, igihe kirageze ngo tujye twubahana kuko uriya n'umwana muto w'umujyambere ushaka gutera imbere. Ariko kandi nubwo yavuze ibi ngibi, bimaze kugaragara yuko abantu nyine bakuze b'abasaza n'udutwana dutoya ari ukuntu nyine babinozanya, ari ukuntu babinozanya. Niyo mpamvu nagusabye igitekerezo cyawe muri comment uze kutubwira kuko uri kubona ibyo Muyoboke avuga dushobora kubyizera koko bidashoboka kuba. Wenda reka twe kuvuga ko ntituvuge yuko byabaye, ariko koko ntibinashoboka ko byaba. Uze kutubwira muri comment. Uyu mugabo kandi yagaragaje ko abavuga ko yaryamanye na Dj Flixx ari abashaka kugoreka ukuri ku bufasha buhabwa abakizamuka by'umwihariko mu bitaramo bya The Ben. Agira ati kuki se bibaye gutyo kuri Flixx? Ya mpano we bavuze iki ko twamuhaye urubuga runini mukabyishimira cyangwa mugashimira The Ben ko yabikoze? Kuki mugoreka kugira ngo mubone uko muza gucuruza? Kubera iki muvuga ko Dj Flixx we habaye ibyo ngibyo? Muyoboke rero yakomeje agira ati ibyo bintu kuri nge bifata nk'ibihuha, ariko uzajya kuyobya abantu ntabwo nzabyemera. Uzajya kwandagaza izina ryanjye uvuga ibitari ibyo, uvuga ko bihagazeho, ubwo tuzakiranurwa n'amategeko. Ubwo umuntu uzagenda akavuga ati ngewe aya makuru nyahagazeho, ngewe Muyoboke nzamujyana mu mategeko. Dj Flixx rero akomeje gushyirwa mu majwi ko yaryamanye na Muyoboke Alex bari muri Uganda, kandi ikindi Muyoboke akaba byamaganira kure cyane. Dj Flixx akaba ari no mu ba DJ mu bakobwa ameze neza cyane mu Rwanda bakwiye kwitega amaso. Ayo mpamvu najya mu miti nkubwa n'ubundi n'abandi bakobwa baba DJs mu bantu bakora umwuga ukomeye kandi ufite akamaro abatari bake, by'umwihariko abakunda ibirori, umuziki, ibitaramo ndetse n'ibindi bifite aho bihuriye n'imyidagaduro. Abakunzi rero b'umuziki by'umwihariko muri Kigali no hanze yayo barabizi ko uryoshwa cyane n'aba DJs batandukanye baryohereza abo baba bahasokeye. Uko iminsi igenda indi kaza abavanga imiziki batandukanye, nk'uko no mu bindi byiciro nta gahora gahanze bagenda batandukana bahaza abandi bashya.
benshi rero mu mpera z'icyumweru mu bihe bisanzwe usanga basiganwa bashaka aho kwidagadurira bafata kamwe kaba gaherekejwe n'ibindi bintu birimo umuziki uryoha cyane. Iyi rero ni abantu b'ingenzi cyane cyane bafasha kuryoherwa no gukomeza gusunika amasaha bumva ari ukwihuta cyane mu buryo bukomeye. Urubyiniro rero n'utubari dutandukanye muri Kigali no hanze yayo dukunda kugira ubushyuhe usanga tunifashisha mu kongera icyanga no kutarambirwa mu baba badusohokeyemo. Umwuga rero wo kuvanga imiziki ntabwo ukiri uw'abagabo gusa kuko isi yose n'ab'igitsina gore bawuhagurukiye ndetse no mu Rwanda ntibahatangwa cyane ko umubare munini usigaye wiganje mu bawukora akaba ari abakobwa gusa. Muri uyu mwaka wa 2025 ugeze muri kimwe cya kabiri hari aba DJs b'abakobwa bagezweho bitewe n'ibikorwa runaka bagaragaramo haba mu bitaramo mu mikino ikomeye mu tubari tugezweho ndetse n'ahandi henshi. By'umwihariko rero muri uru rutonde hano hari aba DJ bagezweho n'abakobwa bamaze igihe gito cyane muri uyu mwuga ariko bafite ubuhanga budasanzwe n'abajyango mbabwira. Harimo DJ Crush uzwi cyane nka Tuyambaze Liliane cyangwa se DJ Crush winjiye mu mwuga wo kuvanga umuziki by'umwuga, akiyongera harimo DJ Ira na DJ Sonia ari mu bakomeje kugaragarizwa urukundo rwinshi n'abanyabirori kimwe n'abakunzi b'imyidagaduro muri rusange kubera impano ye. Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga mu ntangiriro z'umwaka ushize nibwo watangiye kubona amashusho n'amafoto ya DJ Crush acicikana abantu bagaragaza ko bishimiye ubuhanga bw'uyu mwari mu kuvanga umuziki. Kuri ubu usibye no mu tubari dukomeye uyu mukobwa acuranga no mu mikino. Uyu nguyu rero DJ Crush akaba yaravukiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, avukana n'abana 7 akaba ari uwa gatandatu, yize amashuri abanza muri Morning Star Primary School, akomereza icyiciro rusange muri Etoile Secondaire de Gikondo, asoza muri College Saint Bernard. Undi rero ni Ishimwe Cyomoro Fani wamamaye nka DJ Flixx, n'umwe mu ba DJs b'abakobwa bakomeje kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Nta gihe kinini amaze ariko akomeje kwigaragaza muri uyu mwuga ndetse ari kugaragaza umuhate, urukundo ndetse n'ubuhanga. Mu minsi ishize yagarutsweho cyane nyuma yo guhabwa amahirwe na The Ben yo kwigaragaza mu bitaramo bye bibiri birimo ibyo kumurikira abanyarwanda album ye yise Plain Love ndetse n'icyaherutse gukora Kampala muri Uganda. Kugeza ubu acuranga mu bukwe mu birori bitandukanye ndetse mu tubari. Mu mwaka ushize yagiye anagaragara kuri televiziyo zitandukanye zirimo na RTV. Ngo rero DJ Flixx. Ku rundi ruhande hari DJ Nini. DJ Nini nawe ni umukobwa ukomeje kwigarura imitima y'abatari bake mu mwuga wo kuvanga umuziki. Yagiye hamagarwa gucuranga mu bikorwa bikomeye nka Youth Connect ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Nyuma ya DJ Nini hari nanone DJ Jokes. Niba ukurikiranira hafi filimi nyarwanda uko byagenda kose, uyu mukobwa uramuzi yitwa Mihigo ariko bamuzi cyane cyane mu mwuga wo kuvanga imiziki, bamuzi nka DJ Jokes. Nta gihe amaze bitangiye gusa ari mu bakwiye guhangwa amaso kubw'umuhate n'ubuhanga agaragaza. Muri abakobwa harimo kandi na DJ Era. DJ Era nawe ni umukobwa ugaragara mu kiragano gishya mu mwuga wo kuvanga imiziki, nubwo adakunze kugarukaho cyane ariko ni umuhanga ukwiye kwitegwa mu bazaba bafite amazina akomeye muri uyu mwaka mu mwuga mu minsi iri imbere. Ngayo nguko rero muri abakobwa DJ Flixx, DJ Jokes, DJ Crush, DJ Era ndetse kandi na DJ Nini, ninde ukunda cyane cyangwa se ninde wamenye mbere na mbere ndubona urenze abandi? Dubwiye igitero cyawe muri comment. Duhite tujya no kwindi nkuru kandi ya Bruce Melodie ndetse na Coach Gael. Coach Gael ati twaje kwica umuziki. Arimo aracelebra kuri album ya Colorful Generation yumviswe na miliyoni 40. Abinyuje ku mbuga nkoranyambaga ze, Coach Gael yagize ati twaje kwica umuziki. Ni amagambo yaraherekeje ifoto igaragaza ko Bruce Melodie yujuje miliyoni 40 z'abarebye album ye ku mbuga zose. Ubwo Coach Gael rero n'itsinda bakorana binjiraga mu muziki by'umwihariko mu gufasha abahanzi batandukanye, hari abatarahise babakira ndetse bakabafata nk'abari kwica. Buri gikorwa kidasanzwe bagezweho, Coach Gael ahita yibutsa babandi ko mu by'ukuri hari ibyo bamaze kugeraho aho kuwica nk'uko babivugaga.
iyi album yagiye hanze muri Mutarama 2025 ni imwe mu zasamuwe hejuru n'abakunzi b'umuziki biturutse mu bihangano bitandukanye biyiriho mu gihe cy'amezi 6 gusa imaze kujya ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube, Spotify, Deezer n'izindi zicururizwaho umuziki. Uyu muhanzi yatangaje ko imaze kumvwa na miliyoni 40. Ni album y'indirimbo 17 n'inyongezo y'indirimbo 3 iriho izifunga match Bruce Melodie yakoranye na Shaggy, Nicki Minaj yakoranye na Black Diamond Sowe, ndetse iyo foto yakoranye na Bien Judon Fire, Bruce Melodie yakoranye na Joe Boy n'izindi. Ese muri izi ndirimbo kari 17 20 wakunzemo iyihe niyihe igushimisha cyane kuri uyu munsi ukomeza kuba ukiri no kumva? Navuze kuri Christopher ndetse n'abanzi nyarwanda barimo Christopher Muneza, Marina Kaniso bagiye gurana ibyamamare byo muri Uganda mu gitaramo gikomeye cy'iserukiramuco giswe Uganda Rwanda Music Festival riteganijwe kuba kuwa gatandatu tariki ya 26 Nyakanga 2025 ahitwa Irgogo Cricket Over i Kampala. Ni serukiramuco ryateguwe na KP Promotions Limited rigamije guteza imbere ubufatanye hagati y'abahanzi bo mu Rwanda no muri Uganda binyuze mu bikorwa by'imyidagaduro no gusangira umuco binyuze mu ndirimbo. Iri serukiramuco ryitezweho gutanga icyerekezo gishya mu ruganda rw'imyidagaduro mu karere, biteganijwe ko rizajya ribera mu bihugu byombi ku buryo buhoraho rihinduka urubuga rwo guhuza abafana n'abahanzi baturutse impande zitandukanye by'umwihariko mu Rwanda ndetse no muri Uganda. Ku rutonde rw'abahanzi bazarimba harimo abanyarwanda Christopher uzwi mu ndirimbo nka Haso na Mon Amour, yes, niyo Bosco ufite ubuhanga budasanzwe mu bwanditsi ndetse akaba aherutse gusohora indirimbo Daddy God. Marina uri mu bahanzikazi bagezweho mu Rwanda unitegura gusohora album ye nshya Jono Kizigenza umaze kuba ubukombe mu njyana ya Afrobeat unaherutse kwiziza imyaka ishize ari mu muziki, ndetse na Kenny Solo umwe mu bahanzi bari gukora neza mu karere unaherutse gusohora indirimbo Deja Vu. Uganda rizahagararirwa n'ibyamamare birimo Jose Chameleone umaze imyaka myinshi mu muziki, akaba anaherutse gutaramira i Kigali, Wyke Benda umuhanzi ukomeye mu njyana ya pop ndetse na Afrobeat, Ava Peace n'umuvandimwe Chameleone, Daxi Vibes nabo bazaririmba muri iki gitaramo. Abategura iserukiramuco bavuze ko intego zabo ari uguhuza abahanzi n'abakunzi babo mu buryo burambuye no kongera ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Iserukiramuco kandi rije mu gihe abahanzi nyarwanda barimo gushaka uko bagaragara ku masoko yo hanze, kandi Uganda akaba ari igihugu gifite isoko rinini ry'umuziki n'abafana bafite inyota y'ibihangano bishya. Ngaho nguko rero ni Showbiz News Rwanda, ukore subscribe tuzacikwa umunsi ku munsi n'amakuru tubagezaho. Njye nitwa Flixx, ndabakunda cyane. Showbiz News Rwanda.